Nibyo ibi byiza kuri mwebwe mwese mwahisemo gukanda subscribe kuri Region Info ndabasuje mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza dufashe uyu mwanya nanone kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026 kugira ngo tugaruke muri studio tubabwire amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Wowe udukurikiranye uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi ndagusabye wa muntu we kanda like kugira ngo turusheho kuza gukomeza kubana neza gatanu kuri gatanu. Ku muntu wamaze kubikora nawe bravo urakoze cyane. Hanyuma rero ikintu nakubwira nuko tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane cyangwa se tugiye kunyarukira ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibituruka ntago byoroshye, ntago aya makuru yoroshye kabisa, nicyo ugomba ko wamenye cyangwa se nibyo ngomba ko nakubwira. Tugiye kureba operation nyirizina iri kuvugwa hano ngaha mu mujyi wa Goma, dore ko ari kuvugwayo ibidasanzwe, ari kuvugwayo ibidasanzwe kandi bikomeye cyane, ndetse bamwe barimo baravuga bati se Goma byagenze bite. Ukuri kwa byose rero kubiri kuvugwa, kubiri kubera, kubikomeje kujya mbere igoma ngiye kuba nakugarukaho, ndetse kandi nanone M23 ngo yakoze ibara rikomeye cyane cyangwa se yakoze ikintu kidasanzwe. Bamwe bari kugereranya no kuba mu byukuri ari byari bavuga ati hari igihe umwana irukanka akaba yarenga iwabo, rero ngo ibi akaba ari byo bishobora kuba byabaye rwose ko M23 yaba yirukanse ikarenga iwabo kwirembo igakomeza ikagera no mu baturanyi. Kubera iki? Ibyo turaza kubigarukaho. Ibijyanye n'imfungwa zigera ku 500 M23 yaba yarekuye, wigeze ubimenya cyangwa se ubizihe iki? Asize imfungwa biraza kurangira bite? Kuki M23 yazirekuye? Ibyo byose ngiye kuba nabivunuzi ni muzingo, ngiye kuba nabigaruka hano kuri izi mikoro. Tugufite n'andi makuru menshi cyane tuba tugende tugarukaho, cyangwa se n'ibindi byinshi tuba tugufite tuba tugenda tukusanya hirya no hino muri Kivu y'Amajyepfo. Naho imirwano irakomeje, nimuze kuba mu by'ukuri mwatekereza ko ubu mubona mu by'ukuri Kivu y'Amajyaruguru abantu bose ariho bahanze amaso kubera ibiri kuvugwa cyangwa se bikomeje kubera muri territoire ya Masisi, kubera iby'iyi mirwano yumvikanye. Ndabyita imirwano ariko aka kanya ndaza kukubwira ukuri kwabyo, kubera ibya aya makuru y'imbunda ndetse n'imirwano y'ukumvikana muri Nyiragongo, kubera ko Goma igikuba cyacitse ngo mwe mwakwibagirwa ko muri Kivu y'Amajyepfo naho bitoroshye. Ndaza kukubwira rero iby'amakuru yo muri Kivu y'Amajyepfo aho bita Minembwe, hari amakuru ari guturukayo, ndetse ibitero bya drone naho birakomeje. M23 ikomeje gura n'urugamba rukomeye cyane rw'indege z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Special Force bamaze kugera kuri front line, ndetse abangaba bakaba bitezwe gukora ibidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amayiri mashya se yo yaje waba wayamenye. Hari n'andi makuru kugeza kuri ngo yamaze kujya ku karubanda, cyangwa se yamaze kujya agaragara yuko kugeza kuri ngubo ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bukomeje gutegura ikintu gikomeye cyane ku mutwe wa M23. Ibyo byose tukaba tugiye kuba twabiva imuzini muzingo. Kuri mikoro uri kumwe na Bosco in Region Info, amaze kwagera kabisa. Tugiye kuba twakwinjira muri amakuru turebe uko byifashe. Wowe rero ubice bigiye bitandukanye uko abatarakanda subscribe, ndakubwira kuri mo nagenda unyagwa zigahera, bikore aka kanya ntarirarenga. Hanyuma kandi nanone nibutsa abantu bamwifuza rwose kudukurikirana mu by'ukuri ko mushano kujya muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere ukaba wadukurikirana, ndetse n'abantu nanone mbibutsa ko no kunyarukira kuri Barore TV ugakanda subscribe nabyo ari ingenzi kandi ari n'iby'agaco gakomeye cyane ku bantu turushaho kugenda tumana umunsi ku wundi. Hari ikintu cyakomeje kugenda giteza urujijo, abenshi bavuga bati se kwaba ari ukurasana, byaba ari isubiranamo, byaba ari FDLR ihanganye na FARDC, ati se niki kiri inyuma ya byose. Ibyo byaturukaga ku masasu yari yakomeje kugenda yumvikana ku bari mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Gisenyi, bagendaga bumva amasasu arimo yagenda yumvikana, kandi ukumva ko ari intwaro cyangwa se ari imbunda ziremereye. Ukuri kwabyo rero ndakuzaniye. Bamwe bati ni FDLR iri kurasana muri parike y'ibirunga ya Nyiragongo, muri bice bya Nyiragongo irimo irarasana cyangwa se iri gutana mu mitwe na M23, kubera yuko guhera ku munsi w'ejo masaha 9 masa ashyira ku isaha z'ijoro zishyira kuri no munsi wa none tariki 9 hari yakomeje kugenda bumvikana amasasu menshi cyane muri bice byegere cyangwa se bisatira umujyi wa Goma, kugeza ubwo byavuzwe ko ari imyitozo
ariko abantu bakavuga bati se amanywa nijoro ni gute abantu baba bari kwitoza ubudahagarara, ati kandi bikaba bigaragara ko ari impande ebyiri zirimo zirasubizanya, amasasu aturuka ku ruhande rumwe ndetse no ku rundi ukabona haturutse andi masasu, ati kandi bikaba byagaragaye ko hatigeze humvikanamo byibuze intwaro zo ku rwego rumwe, ahubwo hagaragaye ko humvikanyemo intwaro ziremereye cyane cyangwa se intwaro zidasanzwe. Bamwe bati ni FDLR yari irimo irasana na M23 muri bino bice byo muri Nyiragongo bisatira umujyi wa Goma, ariko hari abavuga bati yakabaye ari FDLR. Haba habayo kwigamba iki gitero cyangwa se tuba twumvishije uyu mutwe wigamba uvuga uti twara chef FDLR cyangwa twara M23 cyangwa se M23 nayo ikavuga uti twara aba FDLR uyu mubare runaka abagera kuri aba ngaba twabashe kubashyira hasi, ariko izo mpande zombi ntacyo zigeze zibivugaho. Nibikurikirana neza ibyo FDLR ivuga ntabwo yigeze ikomoza ku byayo masasu, ndetse yo na M23 mu bagerageje kubazwa bavugaga ko ari imyitozo irimo gukorwa. Mu kuri kwanjye nkurikije amakuru nagiye mbona cyangwa se ibyo nagiye mbona, nagiye numva ku ruhande bavuga ko ari ibitero bya FDLR ihanganye, ari ibitero bya FDLR ihanganye na M23, numva bavuga ko ari imyitozo, ndetse bitewe nuko ari amakuru menshi yagiye avuga ko ari imyitozo yagindega ikorwa, ugasanga none ibice byavuzwe ko biri kubera imyitozo cyangwa se birimo ibirindiro, urugero Kilimanyoka, ugasanga ntabwo ariho ibitero biri kumvikana, noneho ugakubitira nga za Kibumba ukumva umuriro noneho wabaye isibano cyangwa se byabaye ibintu bidasanzwe. Hari amakuru rero mu by'ukuri nifuza kubwira abantu mudukurikirana rwose kugeza kuri isa cyangwa se kugeza kuri umunota, kubera yuko ibi biramutse bibaye ari ibitero bya FDLR haba habayeho uruhande rubyigamba, bitewe nuko hashize n'amasaha menshi arenga 28 amasasu ya mbere yumvikanye. Iki nanone bibaye ari imyitozo tuba twabonye ukuri kwabyo kuvugwa, ariko icyo nshaka kukubwira ahubwo hari abasirikare bagera ku 5,000 aba bahoze ari mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, biri kuvuga ko barekuwe, hanyuma mu kumara kurekurwa rero bakaba mu by'ukuri barekuwe nyine n'igisirikare cy'inyeshyamba z'umutwe wa 13 kugira ngo bigendere nyine. Bamwe nanone ibi ngi ndagira ngo mbivugeho kuko bifite aho bihure n'iyi kesi y'ibiri kumvikana hanga mu nkengero z'umujyi wa Goma, ibyo bibombe muri kugenda mwumva. Nuvuga ngo ku ruhande rumwe M23 ikaba yavugaga ati izi mfungwa zirekurwe, abandi nabo bati ntizirekurwe, abandi bati bishaka kuba amahirwe meza ko turamutse turekuye izi mfungwa byadufasha ko amahanga n'isi yongera kubona ko twebwe icyo tugamije ari amahoro. Turekuye imfungwa 5,000 twari twarafashe nkuko babitangaza, Amerika ndetse n'imiryango igiye itandukanye ikabona ko M23 cyangwa se AFC muri rusange bafite intego yo kugera ku mahoro. Abandi bati ni turekura izi mfungwa dufite turaraswa umugenda, nta kirengera turaba dufite, kuko uyu munsi twari butambika izi mfungwa cyangwa se bari bukeke abagomba kuturasa, ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo bashaka ko batinyaga kuturasa, bavuga bati ushaka gusanga ugabye igitero cyangwa se urashe, ugasanga urashe abawe cyangwa se bagenzi bawe, ibitero bikagenda bigura intege. Ati none murabarekuye cyangwa se murabaretse. Ibyo rero ngo bishaka kuba byateza ibyago bikomeye cyane. Ibyo byakuruye amakimbirane hagati muri M23 impande zombi uko ari ebyiri. Nubigenzura cyangwa ukabicunga nta minsi 3 ishize mu by'ukuri izi mfungwa zirekuwe, hanyuma hahitatangira iki ibitero, icyo nakwita ibitero cyangwa se hahitatangira kumvikana ayo masasu hano mu mujyi wa Goma aturi ku budahagarara amanywa nijoro, hanyuma byitwa imyitozo. Ngira ngo benshi rero mwatangiye kugenda mwoneho mwumva ingingo zisobanutse zigaruka, bigaragaza ko ibi bishoboka rwose ko byaba ari ugusubiranamo hagati y'impande zombi uko ari ebyiri kwabayeho, hagati y'uruhande rwumva ko izi mfungwa zakabaye zirekurwa ndetse n'uruhande rwumva ko izi mfungwa zitakabaye zirekurwa. Ariko none ku rundi ruhande bakavuga bati hari n'izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya habaho ugusubiranamo, habaho gusubiranamo rwose hagati y'uyo mutwe.
ati kuko byanze bikunze amakuru yemejwe nta kuri kwa nyako kw'ibyaberaga ahangaha muri bice kwatumaga amasasu yumvikana kandi byumvikana ko ari imirwano ngo bavuga ko ari imyitozo ube wavuga ko ari FDLR. Ibyo byose ntabwo byigeze bigaragara, ahubwo icyo ugomba kuba wamenye cyangwa se wasobanukirwa ahangaha ni ukuvuga ko ibyo byaje kuba M23 yisanga iri gusubiranamo, hanyuma yanga gushyira ukuri hanze cyangwa se yanga kuvuga ibiri kuba, irabihisha. Bivuze ko uyu mutwe wa 23 waba wahishe iki? Waba wahishe ko uri gusubiranamo. Ngira ngo rwose ubwo ikiza gukurikira cyangwa se ikiza kubaho nuko M23 iza gusobanura ukuri kwayo masasa ari kumvikana, niba atari FDLR iri kurasa, niba atari Wazalendo iri kurasa. Tubona ko tangaza rwose ko nta mirwano iri kuhabera, tukabona amasasa abaho y'urugamba cyangwa se yo gusubizanya, tukabona gusubizanya kuri kugenda kuba. Ibi ngo intandaro ya byose bikavuga ko ari abagera ku bihumbi 5 rwose barekuwe, barekurwa n'uyu mutwe wa 23. Uruhande rumwe rutabyumva, abandi baravuga bati baribo baraturasira bagenzi bacu. Ngira ngo murabizi ko ari igitero gikomeye cyane giherutse kubaho wita mu Rubaya, urango kira gitero cyahitanye abantu benshi batabarika bo muri M23. Hanyuma rero ikintu cyaje kubaho cyangwa se cyaje gukurikiraho nuko rwose ngo nyuma yo guhitana abo barwanyi harimo umuyobozi mukuru w'Ingoma, mwarabibonye. Hanyuma rero M23 iza kurekuriza imfungo. Ibyo rero ngo bishaka ko byateje uruntu rumwe kutumvikana, aho binavuga ko muri uyu mutwe harimo ubugambanyi buri gukorwa na bamwe n'ubundi basanzwe bawubarizwamo, aho bavuga imyanya bagenzi babo barimo biturutse no kuri uko kutumvikana. Ugasanga bamwe baravuga bati turi kurasirwamo. Ibi rero bishaka guteza ibyago bikomeye cyane, kuko Wazalendo yari iri hafi aho. Si Wazalendo gusa kubiri hafi aho, FARDC nayo hafi aho, ndetse bivuga ko ubu ngubu bishaka kuba byatangije igitutu gikomeye cyane ku mujyi wa Goma, aho bamwe mu baturage batangiye kwitegura guhunga, ndetse abantu bavuga bati sahi yari yose biragaragara ko ibintu bishaka kuba byahindura isura cyangwa se byafata indi ntera. Urugamba rushaka kumvikana isaha yari yose hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese biraza kugenda bite mu gihe mu by'ukuri mu gihe uyu mutwe wa M23 uri gusubiranamo kandi uri no ku ngo y'imirwano? Ni ikibazo gikomeye cyane kuri M23, biza kwigora cyane kubyikuramo. Biraza kwigora rwose kwikura muri urwo rugendo. Ni kubera iki subundi M23 yaba yari kwiza imfungwa? Biravuga ko M23 kugeza uyu munsi bamurizi ko irimo irafatirwa ibihano, iri gushyirwaho igitutu, ndetse si yose irasaba ivuga iti inyeshyamba ziri guduteza ibibazo. M23 ishaka kubona ko kurekuriza imfungwa biraza kuba iturufu yo kuba na bamwe muri bagenzi babo bagiye kenshi basaba ko barekurwa, ndetse kandi bishaka no kubagabanyiriza gushyirwaho igitutu, bikabaha amanota mpuzamahanga yabagaragaza ko bifuza rwose ko amahoro atemba agatembera n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo rero biri mu bishaka kuba byatumye M23 irekura zino mfungwa. Gusa bamwe bakavuga bati nanone hari ikibazo cy'uko abantu 5,000 kubagaburira batari ko kurwanira kandi uri mu mutwe uri guhura n'ibibazo bikabihurizo. Bamwe bakavuga bati M23 n'ubundi harimo basanzwe bishakira inyungu, bavugaga bati amafaranga agenerwa ku kwita kuri izi mfungwa na amafaranga menshi yakaba yabagira icyo atumarira. Ingabo za Congo FARDC ngo zabazongeye kugaba ibitero Mushaki, ahari ibirindiro bya M23 mu rwego rwo kugambira gusenya ibirindiro biyoborwa n'izi nyeshyamba, aho bivugwa ko benshi muri bo bivuga ko ngo bagiye bakurwa mu byabo. Biravuga ko ngo abenshi mu barwanyi umutwe wa 23 rwose bakuye mu byabo, barimo Colonel Jimmy, umuyobozi wayoboraga aka gace ka Mushaki ayoborera nyine izi nyeshyamba za M23, ngo yaje kwirukanswa hakurwa uyu Colonel Jimmy, nkuko amakuru ari kugenda bigaragaza ko nyine bitigeze
bimugendekera neza cyangwa se bimuhira mu gihe abasore bo bari bamaze kugira iki kwakandagira. Ubwo ndavuga FARDC. FARDC rero nayo kugeza uyu munsi yahinduye umuvuno. Ni FARDC ngira ngo murabibona kuri gukoresha intwaro zo mu kirere biri kugora cyane, biri kugora ku buryo budasubirwaho cyangwa se ku buryo budasanzwe. Aba bo muri biri kugora M23 kubasha kugira iki, kubasha kwigobotora ibyo bitero, kuko izi drone ntago zikina. Ni drone zidakinishwa cyangwa se drone zitavuguruzwa, kubera ko uburyo kizirasa nta hantu na hamwe igisirikare cya leta ya Kongo prito cya M23 kirazijurira. Nta namwe igisirikare cya leta ya Kongo kirarasa hanyuma ngo izi nyeshyamba zijurire rwose zisubize inyuma ibyo bitero, dore ko byagiye bigaragara ko henshi rwose byakomeje kugenda bitana abatari bakeya cyangwa se benshi mu bagize uyu mutwe bagiye bahatakariza ubuzima. M23 ariko ikomeje kuvuga ko ishaka ko ibyo bitero bihagarara, dore ko no muri Kivu y'Amajyepfo, Minembwe, uduce tugiye dutandukanye turimo Kaingi, bivuga ko naho akomeje kumvikana umuriro ukomeye cyane kandi uteye ubwoba. Bigatuma rero abagize iri tsinda ry'inyeshyamba basaba rwose bavuga bati mutubabarire muhagarike ibi bitero. Amahanga asabwa rwose ngo kwita kuri icyo kintu ko ibitero bizahagarikwa. Gusa leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa nanone kuri inshuro ikaba yongeye kugaragaza ko nta mikino ihari cyangwa se ibintu mu by'ukuri uko biri gutekerezwa atari ko biri. Uko ibintu biri gutekerezwa atari ko biri, ahubwo umuriro uza gukomeza, kuko bahise batanga indi gasopo ikomeye cyane. M23 kirimo kuzuyaza ivuga iti Goma bari kuyibaza igaceceka. Masisi bahise bongera kwatsa ikintu bita umuriro wa drone, ngira ngo murimo kumva nyine ko uwo bita Colonel Jimmy yanyanyagiye imisozi yose arirukanka avuga ati ntaba nka mugenzi wanjye Wiringoma, murabize biherutse kumubaho rwose abasore ubwo bagiraga batya bakagaba ikintu bita igitero gikomeye cyane. Rubaya si kure y'ahanga n'ubundi, ntabwo ari kure y'ahanga, ni hafi yaho. Rero Colonel Jimmy ngo avuyemo aranduruka ariruka we na bagenzi be. Ikindi kintu kiriho ibi bitero ni ibitero byo gushegesha ibirindiro bya M23. Nkuko mubibona ntabwo igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiragaba ibi bitero ngo gihite kirukanyira no kujya gufata iyo myanya, ahubwo mu bigaragara ni ibitero biri kugabwa. Hanyuma rero ibyo bitero bizamara kugabwa keretse Wazalendo nibo bashobora kunyarukira muri ibyo bice bakagira iki, bakabasha kujya gufata iyo myanya. Naho ubundi mu byagiye bigaragara mu kuri kwagiye kujya hanze, FARDC yo igamije gushegesha ku buryo budasanzwe ibi bitero, ku buryo cyaramutse habaye no gufata iyo myanya M23 yaba mu by'ukuri ari ukwasa ikibonobono. Za defense zose zagombaga kubakingira cyangwa se zagombaga kuba ziri hafi aho ngaho zihagarika iryo fatwa ry'ibice byaba rigiye gukorwa, bikaba bitagikunze. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa hagati aho ngaho nuko muri ibi bice nk'uko bigenda bigaragara M23 n'umubare wabo uragenda ugabanyuka, ndetse akagaragaramo n'ikintu umwiryane kutumvikana kuri bamwe. Ngira ngo murimo murabyumva nyine biri kuba. Ibyo byose bikerekana ishusho y'uko igisirikare cya leta ya Kongo mu buryo bwa politike bari gutsinda ibiganiro. M23 yagiye isaba kenshi, byagaragaye ko bidatanga umusaruro n'ubundi birangira inyeshyamba zisemo kwinjira mu mirwano. Ibyo byose rero bikazaba amanota menshi ku butegetsi bwa Kongo, kuko M23 niramuka itsinzwe muri ubu buryo biza kuba ibintu bigoye cyane kuri yo, cyangwa se situation ya mbere igoye cyane kuri bo. Iraza kuba ari situation ya mbere igoye cyane kuri bo, kongera guhabwa andi mahirwe y'ibiganiro biraba bikomeye, mu gihe kandi ku rugamba naho iraba imerewe nabi. Ugahita wumva ko rero ari ibintu biba bitoroshye, cyangwa se agatangaho ari ibintu biraba bikaze cyane, ngira ngo murabyumvishe. Rero reka duhinira aha, turaza gusukura amasaha ari imbere, nabwo turaza kuba tureba uko biraba byifashe hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Ngiye kuri mikoro nkaba nari Bosco, yakaba ari Region Info.
aho twari turimo tubagezaho amakuru n'ibiganiro byari bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho. Ntuze gucikwa, uze kuba uhari, dore ko turaza kugaruka tukubwira none n'andi makuru adasanzwe akomeje kugenda ajya ahagaragara. Ngira ngo ndiba muri kubibona cyangwa se muri kubikurikirana isaha ku isaha cyangwa se umunota ku wundi, biragenda bihinduka mw'abantu mwe. Ubwo rero ntuze gucikwa. Ngiye kuri mikoro na Bosco, komeze gukanda subscribe, mugire ibihe byiza, Imana y'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe.